ntabwo mbona imbaraga z'igisirikare cya Kongo mbere na mbere. Kutagira imbaraga kwacyo suko nagikozemo suko nabanye nacyo cyangwa suko nabanye n'abakibayemo, ariko hajyaho operation menshi agamije guha umutekano uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyo wicaye ukarebona ntacyo byatanze. Ntekereza ko Kongo ari nk'inyama iri ku isahane, buri wese abaga uko ashaka, ufite imbaraga kurusha undi akabagaho kinini. MONUSCO yagiye muri Kongo kurwana, yagiye muri Kongo kubungabunga amahoro, ubundi bungabunga ikintu gihari. Yego, niba nta mahoro ari muri Kongo, MONUSCO yagiye kubungabunga iki? Amahoro n'umutekano ni ibintu bibiri bitandukanye. Nta n'umuntu n'umwe, nibwo MONUSCO ibyivugishwa nta muntu n'umwe wabungabunga amahoro ku isi. Uwo ntabaho. Reka ngushimire kandi guha ikaze ukurikire ibiganiro binyura kuri iyi televiziyo yacu, ni Rwanda News Update. Uyu munsi rero dufite umutumirwa, n'ubwa mbere tumutumiye kuri iyi channel cyangwa TV yacu. Tuguha ikaze. Murakoze. Nenge kukuvuga kandi umuntu w'umugabo nta muntu umuvuga niko. Oya mvuga nta kibazo. Ibwira abadukurikiye cyangwa bari kukureba. Kuko nanjye nakivuga uze ndamenya mvuga ibiki. Nyunganira kwivuga ntago ndi intore. Jean de Dieu Karinijabo ni umunyamakuru by'umwihariko ukunda kwibanda ku nkuru za politike, wimazemo imyaka myinshi, akaba n'umusesenguzi rimwe na rimwe cyane ko ibintu bya politike byumva. Yaranabyize niko mbizi. Ko byose kose ntago mbeshye. Karinijabo tugaha ikaze nanone. Mba nkeneye kumva ibyo mumvugaho nuko muntekereza niyo mpamvu nivuze. Yego. Yego murakoze. Kandi twishimiye ko uduhaye umwanya kuri iyi channel yacu. Ya murakoze cyane, ndabifuriza gukomeza mukarandaranda. So mu kiganiro turi bwibande cyane ku mwuka utari mwiza uri muri aka karere, by'umwihariko hariya muri Kongo kubera intambara ihamaze iminsi. Ariko nsubiye inyuma gato, cyane cyane iyo ntambara ni hagati ya M23 na FARDC ya Kongo, hajemo na FDLR. Ibintu nk'ibyo ni ibintu uzi cyane. Noneho nsubiye inyuma gato, M23 ni umutwe ufite amateka ki muri aka karere? Ntago nabishobora. Magambo make. Ntago nabishobora. Ntago namenya amateka ya M23, ariko na amateka ahera kuri ba mpereye bugufi by'ibyo nzi kuri ba General Rankunda, ubwo batangiraga gushaka guharanira kurengera uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo byahereye kera cyane, biragoye cyane, ariko ba General Rankunda, ba Ntaganda urirahe, ba Makenga, abangaba bafite M23 y'ubu ngubu, ugiye ubinyuramo bitewe n'iminota mike dufite, ntabwo naza kubijyamo byose cyane. Gusa M23 duhereye 2009 tariki 23 z'ukwa gatatu nibwo abantu bayumva, ariko ubwo nirengagije bya RCD, nirengagije bya CNDP, nirengagije bya FDR, nirengagije ibintu byinshi cyane. Yego. Nirengagije n'ibya iriya FDLR yagize byitwa bya Arire kera, byose ndabyirengagije kugira ngo tuze kuri 23 z'ukwa gatatu mu 2009, ubwo amasezerano yari hagati ya CNDP na guverinoma ya Kinshasa ya Joseph Kabila, uyu nguyu uvuye ejo bundi, bavugaga ko hari ibyo bumvikanye batashyize mu bikorwa, birimo kuvanga ingabo, kubaha imyanya mu bya politike no gucyura impunzi. Cyane cyane kikaba ari cyo kintu cyitwa ko cyasa nk'icyari kiremereye muri aya masezerano yabo hagati y'abanyekongo. Icyo gihe rero nibwo havutse Mouvement du 23 Mars 2009, ariko bivuka nyuma y'uko Rurankunda yari amaze gutabwa muri yombi n'u Rwanda. Urukiko rw'ikirenga rukanzura ko agomba kuburanishwa n'inkiko za gisirikare. Iby'urubanza rw'abantu barabikurikiranye, nubwo tutamenye ngo byarengeye he, nubwo tutamenye ngo yahanishijwe iki, ni mu bimenya namwe nk'abanyamakuru muzabitubwira. Gusa ikizwi cyo nuko Rurankunda ahari ari mu Rwanda, ni umwe mu bantu bahagurukijwe cyane no kurengera uburenganzira bw'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda, badafatwa nk'abandi baturage bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda, badafatwa nk'abandi baturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Nkunda ngira ngo abamuzi bazi ko ari umuntu wize ibintu bya psychology cyangwa imitekerereze ya muntu, abyiga
nyuma za kumva ko bimurimo buri ikintu kikurimo ushobora guhunga bakwirukaho ariko ntuwahunga ibikwirukamo. Nkunda rero yari afite iyo gahunda yo kuzaharanira uburenganzira bw'abanyarwanda nako bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. So nibyo byatumye ku rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda muri za 90 kimwe n'abandi bagenzi be nabo bantaganda na ba Makenga barimo barwana muri M23. Hanyuma nyuma yaho baza gukomeza mu ntambara za Zaire, baza gukomeza mu za operation Kitona. Ni amateka ku buryo ugiye kuyajyamo bitewe n'iminota wowe ufite yafata umwanya muremure cyane. Yafata umwanya muremure ariko iyi M23 iri hari ubu ngubu ni M23 yavuye wenda kuri iyo CNDP, ntago twagiye muri zo za RCD Goma, RCD Kisangani hose ngo tujyeyo. Ariko iyi M23 irimo irarwana ubu ngubu ifite inkomoko aho ngaho kuri ayo masezerano ya 2009. Hanyuma ikaba ari M23 yo ku gice cyaturutse muri Uganda. Nta makuru mfite yuko wenda bari mu Rwanda baba barabiyunzeho ba Baudouin n'abandi n'abagenzi babo bahungiye mu Rwanda. Ariko M23 y'ubu ngubu se niba nbivuze niba ntabivuze simbizi, ikibazo bambazaga sinzi niba gisubije. Yego uko byasa kose abadukurikiye baragira icyo bakuramo kuko ni mu magambo make nyine ntabwo twagiye ariko iyo nyine ibi bintu by'imitwe yitwaje intwaro bisobanura iyo ufite iminota mike ntabwo abantu bavyumva nkuko bakwiye nicyo nashaka kuvuga. Hanyuma mu mwanya ndi muri introduction y'iki kibazo navuze nti umwuka mubi muri aka karere no kuvuga n'u Rwanda rurimo kandi intambara iri muri Kongo. Noneho kuki M23 ihuzwa n'u Rwanda kubya biterwa n'iki? Nuko nyine bamwe mu barwana muri M23 bavuga ikinyarwanda. Ni nuko icyo ni cyambere. Cya kabiri ni nuko kari agace ka Kongo barwaniramo ka Nord Kivu kari agace k'u Rwanda. Kandi n'abaharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda. Ibyo bintu byose ko ari bitatu bizana mu Rwanda. Bamwe mu barwanamo bari no mu barwanye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Ya Rwanda irongera garutse mu bintu nka bine mvuze cyangwa bitatu. Yego. So kuyihuza n'u Rwanda rero ngira ngo nuko hazamo nizo angre zose nari mvuze zo kuba abadimo barwana uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Abakongomani yego bavuga ikinyarwanda. Abakongomani batuye mu gace kara k'u Rwanda mbere yuko iyo mipaka y'abakoroni bayikata. Abakongomani bumvikana bavuga ikinyarwanda. Ngira ngo muri aka gace muri aka karere ka Afrika y'Iburasirazuba ugiye muri Uganda wasanga abavuga ikinyarwanda. Hari n'abantu bazi bajya bavuga ko President Museveni avuka mu Rwanda. Ugiye mu Burundi wahasanga abavuga ikinyarwanda. Ugiye muri Kongo wahasanga abavuga ikinyarwanda. Aho ikibazo gikomeye ntabwo ari uko hari abanyarwanda bari muri Kongo cyangwa abavuga ikinyarwanda bari muri Kongo, ahubwo ikibazo gikomeye nuko kiriya gice cya Kivu cyari cy'u Rwanda. Abakongomani bakaza kugikata hakagira abo tuvuga ururimi rumwe bajya muri kiriya gihugu cy'igituranyi. Ari nk'ibishoboka nubwo bitoroshye bakavuga bati none abavuga ikinyarwanda nimusubire ku Rwanda, bakabaha n'agace kabo bakakaza bakakomeka ku Rwanda. Nibwo iki kibazo ahari cyasa nk'igicogoye. Sino bizakomeza nyine bikomeze bikuririzwa bikomeze bizamuka gutyo, kuko niyo urebye imyitwarire y'abakongomani bo muri iyo Kivu ntabwo imeze nk'imyitwarire y'abakongomani bo muri za Kinshasa cyazaho Kongo Bakongo ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma muri iyi ntambara iri kuvugwa muri Kongo cyangwa iri muri Kongo muri iyi minsi FRDC yiyunze na FDLR kandi FDLR ni umutwe w'iterabwoba w'abantu. Leta y'u Rwanda yitwiterabwoba kubera ko bivuga ko ari bamwe basize bakoze genocide mu Rwanda kandi ni nabyo koko. Hanyuma kubera iki FDLR yaba yariyunze FRDC? Ngira ngo icyo ngicyo umuvugizi wa FRDC yagisubiza kundusha kubera ko niwe uzi impamvu bivanze.
ariko nk'ubusesenguzi bwawe ubona ko ari ihe mpamvu nibwira ko igisirikare cya Kongo nabonye uriya muvugizi wacyo ni muri Rukivu avuga ngo ni igisirikare cya munani mu bikomeye ku isi ngo kandi ushatse RDF wayibura nibyo koko abakongomani banyumve iyo urebye imico y'abaturage batuye bino bihugu usanga abanyekongo mu kwibrandinga no mu gushaka kwiyemera no mu kwirarira bazi imbere wareba abanyarwanda bakaba ari abantu baceceka ariko bagakora bakoze sibyo wareba abarundi ugasanga ni abantu baryoshya nyine bikundira ubuzima bwa Lixen niba ariko nabivuga wareba abaganda ugasanga n'abanyakenya bahuriye ku kintu kiri business cyane oriented imitwe yabikunda ibintu bya business ariko iyo urebye nko mu gisirikare cya Kongo ngira ngo n'abantu bakurikiye channel zanyu bajya babona amavideo atandukanye agaragaza abasirikare ba Kongo swati basinze bafite imbunda swati bari kurwanira ku muhanda ibyo bintu utashobora kubona muri RDF igisirikare cy'u Rwanda ngira ngo ibyo ntiwabibona niyo byaba biba bikagumiyo nubwo ntabyo umuntu arabona ariko iyo urebye ntabwo mbona imbaraga z'igisirikare cya Kongo mbere na mbere kutagira imbaraga kwacyo suko nagikozemo suko nabanye nacyo cyangwa suko nabanye n'abakibayemo ariko ntabwo njya mbona abasirikare ba Kongo niyo mbonye umusirikare ufite ibendera rya Kongo akenshi nikanga ko ashobora no kuba atari umunyekongo nkavuga rero ni birashoboka ko kutagira imbaraga kwabo cyangwa se kutagaragara kwabo bituma bashobora kwifashisha iriya mitwe irimo na FDLR ikintu mu by'ukuri kigayitse kuba ari ibihugu by'ibituranyi bihuriye muri East African Community hanyuma kugira ngo bifashanye binafatanye mu kurwanya uwaba umwanzi wabyo cyangwa uwaba umwanzi ku gihugu kimwe mu bigize iyo East African Community ahubwo umwe akajya kwifatanya nabo ni ikintu nyine kigayitse ubona kitari cyiza noneho bigahumira kumira ariyo hajemo nubwo butumwa uvuga ngo bushinzwe kubungabunga amahoro bwa MONUSCO ngira ngo umukuru w'igihugu minsi ishize yabikomoje ubwo yari mu nama y'ishoramari ry'abanyakatari yego arimo avuga ati na Loni yaraje tuzi ko ije gukemura ikibazo cy'iyi mitwe ihungabanya umutekano muri Kivu ariko birangira nayo iri kwifatanya na FARDC na FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda barasa mu Rwanda ni ikintu ubona biraho ngaho ni ibintu ubona biri aho ngaho tukiri muri Kongo yabwicanye buri kubera muri Kongo buzahagarikwa nande n'Imana kuko byose bizarangizwa n'Imana ibintu biri kuri iyi si kuko iyo urebye hari initiative cyangwa Uganda byita initiative ndabyita mu Kinyarwanda hari initiative hari ubushake bwagiye bugaragara bwo kubishakira ibisubizo bwo kugerageza kubikemura bwo kugerageza kugira gute bikaranze hari iyo yitwa MONUSCO ngo yatangiye ari na MONUC kera wakwicara wakevariwa cyangwa wakora isesengura ugasanga nta hantu na hamwe UN yagiye kubungabunga amahoro ngo agaruka ahubwo yarahungabanye ukibaza hari moja wetu u Rwanda na Kongo byahuriyeho mu bihe byashize hakaba bano bakuru b'ibihugu ba East Africa bavuga ngo bashaka kohereza ingabo ngo zirandura imitwe akaba ama operation kitona nyine hajyaho ama operation menshi agamije guha umutekano uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko iyo wicaye ukarebona ntacyo byatanze ntekereza ko Kongo ari nk'inyama iri ku isahane buri wese abaga uko ashaka ufite imbaraga kurusha undi akabagaho kinini ufite intege nke nyine akabagaho akabashije ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga nyine keretse Imana cyangwa se abanyekongo ubwabo mu buryo buri intano bakicara bakavuga bati enough is enough nkuko bari kubivuga bavuga ko bari kwamagana ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda which is not true kuko abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntago ari bo banzi ba Kongo nta nubwo ari babuze amahoro Kongo sibyo ujya kubona ambasaderi w'Ubutaliyani igihugu nka kiriya gikomeye ku mugabane w'Uburayi apfiriye mu birombe by'amabuye umuntu nkuriye ku rwego azaboneka gute agiye muri diro nkaziriya urumva agapfira mu bintu nka biriya
ngira ngo wumvishe ibyavuzwe byinshi ngo indege za MONUSCO ngo zarashwe na M23. MONUSCO yagiye muri Kongo kurwana, yagiye muri Kongo kubungabunga amahoro, ubundi bungabunga ikintu gihari. Yego, niba nta mahoro ari muri Kongo, MONUSCO yagiye kubungabunga iki? Iyo ufite ikintu uravuga uti mfitiye imikoro reka nyibungabunge, Vincent atayinyaka cyangwa Randa atayinyaka, urabungabunga ikintu kidahari. Icyo kikubwira ko buriya butumwa nabwita ngo ikintu baringa vala ubutumwa bwa baringa, kuko niyo urebye MONUSCO cyangwa bino mubyita ngo ubutumwa bwa kubungabunga niba ari ngo amahoro, ntago bakabaye bajyayo niba amahoro ahari, bakabaye bareka bene igihugu bakayabungabunga. ese bakabyise kugarura amahoro, bayagarura se bate? Ninde wagarura amahoro ku isi? ariko ntahari kiriho nuko amahoro muri sana hari amahoro ku isi nihe hose, ariko hari biba too much kandi nijabo tujye twemeranya. Niyo mpamvu n'iki kiganiro gihari kubera bitari too much. Mbwira ibitari too much. Ese wagereranya u Rwanda na Kongo? Oya, ntago ushoboka. Turafite ushaka kuba udafite mu mutima wawe, ariko amahoro nta saso uri kuvuga ku mutwe wawe. Ibyo nibyo tamahoro, ibyo n'umutekano, kuba nta saso uri kumva. Amahoro n'umutekano ni ibintu bibiri bitandukanye. Nta n'umuntu numwe nibwo MONUSCO ibyivugishwa kuri nta muntu numwe wabungabunga amahoro ku isi. Uwo ntabaho. Yego, kanije abatugana ku musozo rero, ubona ibi bihugu byo muri aka karere nkuko twatangiye tuvuga bizabona amahoro ryari? Ngiye kukugarura muri cyo ngicyo ntabwo bizayabona. Kubera iki? Kubera ko birimo abantu urumva bagirana amashyari. Cyo ni icyambere, umuntu ufite ishyari nta mahoro agira. Abona umuturanyi ateye imbere ati karabaye, akabona cogama ibereye mu Rwanda karasa mu Kinigi, urumva? Akabona nyine umuntu ufite ishyari ntago nta na rimwe ashobora kugira amahoro. Icya kabiri, aba bakuru b'ibihugu bamwe bo mu karere bariho ari abasirikare, duhereye i Burundi ukaza mu Rwanda, ukajya muri Uganda, ukajya kwa Salva Kiir, urumva? Bariho ari abantu b'abasirikare uretse Samia nyine na mugenzi we Kenyatta, ntazi background ye mu gihe gisirikare cyane. Ariko ubundi Napoleon wavuze ngo ubutegetsi wafashe ukoresheje imbunda uburindisha imbunda. So rero ikindi bakaba banafite, wenda mu mbabare abari kunyumva nko muri Uganda, bakaba banafite akantu ko kuvuga ngo Muhozi ashobora kuzasimbura se. Muhozi w'umusirikare uzasimbura se w'umusirikare, wenda erezuma ko atakitwara nkawe kubera ko we ntago yarashe kugira ngo afate igihugu, yasanze se yarakubuye imihanda undi azayinyuramo, ariko azagenda kuri wa murongo se ya yes, kuko niba warakuze ubona iso akubita nyoko, haba hari amahirwe ibyago by'uko nawe uzakubita uwo muzashakana. Kuko amagambo so yavugaga kubita nyoko warayumva gukira umwana warayatoye. Nawe rero uburyo ubutegetsi bwa so bwategekaga n'uburyo yashyiraga intuza ku bantu warabibonaga. Haba hari ibyago cyangwa amahirwe, niba uko yabyita kose, nibye yuko uzagendera muri uwo murongo wa so, sibyo? Nkavuga ngo rero igihe isi igezemo ni igihe cyo gukoresha ubwonko cyane kurenza gukoresha imbunda. Sinzi niba ako kantu kumvise. Abantu nibakomeza gukoresha imbunda ntabwo bizakemura ibintu byinshi kurenza uko bakoresha ni akazi kabo bahotse kurenza uko bakoresha ubwonko. Ubu ngubu nk'ibibazo bya Kongo ari abantu bicara bazima bakavuga bati dore Uganda ifite akaboka kanaka, ni gute impunzi zahunze muri Kongo zikajya Uganda zambuka zikongera kwiyorganiza n'intwaro zigafata Rucuru, zigafata Bunagana, zigafata Hanaha? Kuki Uganda itashyize impunzi hahandi muri bya birometero 150? Niba ari byo njya numva imiryango mpuzamahanga nayo ntanemera ivuga ngo babashyira kure y'igihugu bahunze. Kuki batabashyizeho ngo banabambura intwaro? Uyu munsi bari kuvuga ngo bari gukoresha izo batabye, niba ari gutabaye numvishe majoro biringo babivuga. Ukibaza ibiryo barabitaburura, imiti barayitaburura, iriya myenda barayitaburura. Guys, reka dusorezana kanija.